Aha ni mu murenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare nk'uko ubibona abahungu bose bisize amarangi ni saa 8 z'ijoro zishyira saa 9 abana biteguye kwamaza FPR Inkotanyi dore wowe Karangazi 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 akarere ka Nyagatare reality akogiye ko bahungwire akundi murebana reba muri kamera yipfunze hejuru yego iburyo mwese nufunga igifuzo urahita oya nibwo wakora gutya isoke gutya kandi ubona yabishoje oya nta kibazo ntago ya Ugipfunsi Kagame yarukuye kumweto abunza amagambo byari byabananiye nk'uko bizi ni Kabasi TV show kugezaho ibintu byose bitandukanye mu gihe bigezweho kandi bikwiriye. Ubu tuvugana nk'uko n'abana b'abahungu bisize amabara menshi cyane atandukanye, twavuga amabara FPR Inkotanyi. Dorera amasaha ya saa 8 zijya muri saa 9 abana bisize amarangi kuva ku mutwe kugera ku rukenyerero. Iyi ni Karangazi, ndavuga akarere ka Nyagatare. Dore ukuntu babigenje abahungu ba Nyagatare wowe nk'uko bareba nawe ni umutuku, umweru ndetse n'ubururu. FPR Inkotanyi igikumwe ni ku gipfunsi tariki 15 z'ukwezi kwa 7. Icyo nakubwira kimwe cyonyine wowe uzature FPR Inkotanyi. Nk'uko ubibona turi mu masaha akuze ndetse abantu bose bavuye mu ngo zabo baje kwitegura kuzindukira Nyagatare mu mujyi mu karere ka Nyagatare. Ubu turi mu murenge wa Karangazi, bose bashishikajwe no kujya gutora cyangwa se twavuga kwamamaza perezida wacu Paul Kagame. Icyo nakwibutsa ni kimwe cyonyine, Nyagatare irakubiye. Ubu tuvugana aya masaha ni Kabasi TV show, turi mu murenge wa Karangazi. Aho icyo nakubwira ni kimwe cyonyine, bose bitabiriye kugira ngo bazindukire hakiri kare. FPR amadarapo hejuru, FPR amadarapo hejuru, FPR amadarapo hejuru. Karangazi. Yes, FPR w'Abanyarwanda yaba. Umurenge wa Karangazi bose nk'uko ubibona ari abamotari, ari abagenda n'amaguru ndetse n'ababyutse bose FPR iri hejuru. Ni amasaha ya saa 8 nk'uko nabikubwiye. Abana biteguye kwerekera Nyagatare ku buryo mu gitondo bari bahashyitse. Dore abana, dore wowe, dore ikintu bita abantu bahagaze ku muhanda bategereje kwerekera Nyagatare kwamamaza FPR Inkotanyi tariki 15 z'ukwezi kwa 7. Igikumwe ni ku gipfunsi. Oye. Ngo nawe Ngo mushi Na undi dushaka niwe. Inde? Paul Kagame.
niwe wow ninde ukunda Paul Angatini Karangazi